uburezi ni urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Saint Vincent Paroti Academy ni ishuri rya paruwasi gatolika yitiriwe mutagatifu Vincent Paroti i Gikondo, riyoborwa n'ababikira b'abaparotine biyemeje gutanga uburezi bufite ireme, kuko umwana wahize akurana indangagaciro za gikristo, umuco n'ikinyabupfura. Ubwo urumva handi wajyana umwana wawe ari. Saint Vincent Paroti Academy bafite amashuri atandukanye, harimo amashuri abanza ndetse n'ishuri ry'incuke. Muri Saint Vincent Paroti Academy niho honyine umwana yigishwa umuco nyarwanda ndetse agatozwa imikino itandukanye, utibagiwe ikoranabuhanga. Ibi byose bikorwa nyuma y'amasomo. Wadusanga haruguru y'umurenge wa Gikondo. Dufite kandi imodoka itwara abana bava ndetse bajya ku ishuri. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 03 203. Muze tubandika imyanya itarashira, kuko twatangiye kwandika abaziga muri uyu mwaka w'amashuri tugiye gutangira. Saint Vincent Paroti Academy, discipline, amour et l'intelligence. Urubyiruko mwese mwaramutse neza. Uyu munsi turi hano kuri Saint Vincent Paroti Academy, ni ishuri rya gatolika hano Gikondo. Uyu munsi rero bagiye gutangwa impamyabushobozi ku banyeshuri barangije icyiciro cya muri maternelle no muri primaire. Umuhango rero ugiye gukorwa uyu munsi, ababyeyi bitabiriye n'abanyeshuri. Umukanya rero tukaba tugiye kubakurikirana ibibera hano. Muri kumwe ni Joseph Habumukiza nkuko nahoze mbivuga. Rero kuri uyu munsi ni ibirori bidasanzwe hano muri Saint Vincent Academy, Saint Vincent Paroti Academy, aho abana bagiye guhabwa amanota, ariko bikaba bigiye gutangirana na defile n'imyiyereko. Defile ikaba igiye gufashwa n'abanyeshuri bo muri Masaka School, ni fanfare ya Masaka School igiye kubafasha. Ni umwanya rero kugira ngo ababyeyi bishimire kuba barera kuri iki kigo cya Saint Vincent Paroti Academy hano Gikondo. Ni umwanya wihariye kuko n'ubwa mbere bigiye kuba, bishimira n'inyubako nziza yatajwe muri iyi minsi, inyubako bazarereramo, akaba ari agashya hano muri Gikondo. Hano ababyeyi basanzwe barerera rero bakaba bishimira ko abana bafite aho barerera benshi heza, abana bafata aho bafana ubumenyi, bafana indangagaciro, batozwa n'ababyeyi tuvuge ko ari ababyeyi ariko ni abarezi babasimbura ababyeyi bababera hano uyu munsi ku wundi. Mukanya rero defile ikaba itangiye, aho bagiye kugaragaza ubumenyi ndetse banatangiza ku mugaragaro amasomo asanzwe abera ahangaha, ariko bishimira n'inyubako imaze iminsi yubatswe izakira ibyo byiciro byombi. Tugiye kubakurikirana rero imihango igiye kubera hano, cyane cyane defile igiye kubera mu muhanda hano i Gikondo. Mukomeze mubane natwe, tugiye kubafasha kubakurikirana uko iri bugende. Baby class avancée des années.
mashyi turayakeneye mwababyeyi ayo mashyi seruke bakurebe maze shenyu ugarike ibyano shengize ko yabirera nyamusaze kera ngushushanye shengize kera ngushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bakunda mu gitani cy'icyumuseso abakobwa bamwe bafashe imyeyo shenya abandi boza ibyansi abakobwa b'iwacu barakagwira seruke bakurebe maze shenyu ugarike ibyano shengize ko yawirera nyamusaze kera ngushushanye shengize kera ngushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu Honorable parents, esteemed colleagues, dear students, and respected members of the administration. Good afternoon. Warm greetings to you all. As we conclude this enriching academic year at St. Vincent Pallotte Academy, I feel deeply honored to stand before you as the Dean of Pupils to offer our collective gratitude on behalf of the entire school community. To our parents, thank you for entrusting us with your most treasured gifts, your children. Your support, encouragement, and continued confidence in our mission empower us every day. You are our valued partners in this journey of growth. To our administration, thank you for your visionary leadership and unwavering dedication. Your guidance provides the twifuje ko foundation on which tubasubiriramo this school thrives. ibyo umuyobozi duhaye uhagarariye abanyeshuri hano yavuze, cyane ko twese atari ko twumva ururimi rw'icyongereza. Ngiye kubaciramo mu ncamake rero ibyo yari arimo atubwira hano imbere. Yatangiye adushimira aduha ikaze hano mu kigo cya St. Vincent Pallotte Academy, hanyuma akurikizaho ashimira abayobozi b'ikigo, abarimu ndetse n'ababyeyi, hanyuma n'ubuyobozi cyangwa se administration yose ya St. Vincent Pallotte Academy. Yashimiye ababyeyi rero mwarakoze kubabyara ndetse no kubarera neza. Yabashimiye ikinyabupfura mwabatoje ndetse n'imico myiza, hanyuma akomeza ashimira abarimu ko babigishije neza, haba mu muco ndetse n'amasomo, by'umwihariko indimi zitandukanye nk'uko mwumvisha bivuga. Murumva ko avuga icyongereza neza kandi kiriya cyongereza cyose yakigiye hano. Urumva rero ko ari ibyo gushimira abarezi bagiye babafasha. Hanyuma kandi yashimiye ubuyobozi bw'ikigo ko bwagiye bubitaho kuva bagera hano kugeza ubu uko bangana. Bagiye babafasha mu bintu byinshi ndetse hagenda habaho amavugurura atandukanye atuma bagenda batera imbere. Bakaba icyiciro cya mbere rero ari nacyo duhaye yigamo, bigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, bakaba bimukiye mu mwaka wa kane. Hanyuma kandi yashimiye aba bana basoje bo mu wa gatatu maternelle, abashimira ko bitwaye neza mu myaka 3 bamaze hano, ndetse abaha n'impanuro, ababwira ko amasomo ataraharangiye, bagomba gukomeza mu gihe kizaza, kandi primaire bakayiga bashyizeho umutima kugira ngo mu yindi myaka nabwo bazongere kwambara aya makanzu bahagaze hano tubashagaye. Murakoze, Imana bamugisha. Thank you and may God bless you all abundantly.
mwabatije amashyi mubatije amashyi Hey! Ni kuri Seven Sapaloti Academy ni mugaudaze kutazana abana banyu muzabatuzanire mubwire n'inshuti zacu yo abasigaye muhira turahari mubabwire ngo ni kuri Seven Sapaloti Academy amashyi we mumamashi Seven Sapaloti Accompagnez-les avec vos bras, accompagnez avec les applaudissements, s'il vous plaît, dans les rythmes de la musique. S'il vous plaît, chers parents, accompagnez les enfants avec le rythme de la musique. Ayo mashiwe. Quelle élégance. Ce n'est pas encore fini. L'ambiance continue chez nous. Voilà les bergers qui arrivent. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, chers parents. Et continuez, applaudissez pour les autres. Ayo mashi. Tekahas. Birababaje kuba muri gufata agafoto gusa hano uri kuririmba hano uri kubabyinira mubyine mu mitima uzamutashye wa musore munyakazi uzamutashye yasize umugeni mu nzu nawe murenganyayo n'amashiringi. Wow! Quel beau poster! Sortez vos téléphones, activez vos caméras parce que ça ne sera plus parler encore une fois. Ne loupez pas les genres de moments. Nk'uko twakomeje kubivuga rero uyu munsi twaramukiye hano ku kigo cya Seven Sapaloti Academy, ni ikigo cya Kiliziya Gatolika muri Paruwasi ya Gikondo, ahari uburezi butangwa n'ababikira ba Parotini nabo n'aba Kiliziya Gatolika, bakaba bafite icyicaro hano i Gikondo. Nyuma y'umutambagiro, nyuma ya karasisi kakozwe mu rwego rwo gusoza amashuri uyu munsi, ndi kumwe n'umubyeyi rero nagira ngo tugaragarize ibyishimo byo kuri uyu munsi. Aratangira twibwira. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Uwantege Solange, dumwe mu babyeyi barerera kuri iki kigo cya Seven Sapaloti Academy. Solange, uvuze ko uri umwe mu babyeyi barera hano muri Seven Sapaloti Academy. Ese nk'umubyeyi ni ubwa mbere urereye aha ngaha, usanzwe wahererera, wabitubwira? Oya, ntabwo ari ubwa mbere kuko promosiyo ya mbere yatangiye kuri iki kigo cya Seven Sapaloti Academy cyatangiranye n'umwana wanjye w'imfura. Niyo promosiyo ya mbere, ubu ari mu mwaka wa mbere wa kaminuza muri Izayi i Busogo. Umaze igihe urerera aha ngaha nk'umubyeyi rero, niba umwana wa mbere warereye aha ngaha ageze muri kaminuza muri Izayi i Busogo, uvuga ko hari icyo washimye muri iki kigo Seven Sapaloti Academy. Ni iki nk'umubyeyi umaze igihe aharerera, kuki wahisemo kurerera muri iki kigo? Murakoze cyane. Nahisemo kurerera muri iki kigo icya mbere ni uko gishingiye kuri Kiliziya Gatolika, ikindi cya kabiri ni uko kiyobowe n'abihayimana. Tuzi neza ko batanga ubumenyi n'indangagaciro bisakaye hose mu gihugu cyacu. Nahisemo kuharerera rero kuko nari nzi neza ko umwana
azakura afite imico agakura mu bwenge ariko agakuza n'ikinyabupfura agakura mu bwenge kandi agakura n'ikinyabupfura birumvikana nk'uko yabivuze ikigo cy'indangagaciro nk'uburezi gaturika harimo n'indangagaciro za gaturika noneho uyu munsi by'umwihariko mwaje kumva amanota no gushyigikira abana mu gusoza amashuri yabo umwana mufite muri gihe ahangaha ageze mu cyiciro cy'akangana murakoze umwana naje gushyigikira n'umwana wanjye muto wa gatatu primaire ariho n'abanyeshuri bacu bakuru bageze twateganyaga mu mwaka wa gatatu ari kwitegura kwinjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza mboneraho no gushimira muri rusange ubuyobozi bwa Seventh Party Academy kuko mwitangira twari dufite impungenge z'uko nta primaire yari ihari bikaba ngombwa ko abana bashoje hano tujya gushaka primaire ahandi ariko kuri uyu munsi umwana arasoza agakomereza hano ibyo mu byo mbashimira nabyo birimo nzi neza ko umwana wanjye azakura kandi akazamuka neza ingingo kuba Seventh Party Academy ifite icyiciro cy'amashuri y'incuke ndetse n'icyiciro cy'amashuri abanza primaire nk'ababyeyi mwabyakiriye mute mwumvise ko Seventh Party Academy hejuru y'icyiciro cy'incuke abana b'incuke ibonye n'icyiciro none itangire n'icyiciro cy'abana ba primaire mwabyakiriye mute mwebwe iyo nkuru twabyakiriye neza cyane kuko nk'uko nabisobanuye twarahangayikaga kuko naharereye abana bose mfite ugasanga bazamukanye ubumenyi n'ubushobozi mu mashuri matoya bajya muri primaire ugasanga barahuzaguritse ariko ubu dufite icyizere ko noneho bagiye kuzamukira rimwe kandi neza ko na secondaire tuzayibona ndetse na kaminuza kuko byose tubihabwa na Kristo duha imbaraga mu kanya muyoboza perezida wa komite y'ababyeyi yavuze ati hari icyo dushima paruwasi ya Gikondo abaza ababyeyi atese ntabyo dushima akomeza ababaza hari icyo yashaka kugeraho n'igiki icyo yashakaga kugeraho ngo dushime ni ibyo n'ubundi dukomeje kuvuga kuko tubona ko uburezi bwateye indi ntambwe cyane ko twiboneye n'inyubako nshyashya abana bafite aho kwisanzurira n'ibyo dushimira paruwasi ya Gikondo badutekerejeho nk'ababyeyi ubu ndahamya ko ababyeyi bose barerera hano batuje kandi nkaba naboneragaho gusaba n'abandi babyeyi bakomeze bagana ikigo cyacu ni ikigo cyiza twiteza imbere dushyigikira n'abana bacu murakoze nk'umubyeyi rero ati twishimiye kuba hejuru ya nyubako zari zisanzwe hano twarabonye indi nyubako abatabizi paruwase Seventh Party Gikondo n'ubuyobozi bw'ishuri bakaba bamaze kuzuza ishuri ibyumba by'ishuri bigeretse ibyumba 10 bigeretse n'ishuri rishya bakaba abana bazatangira kurigiramo uyu mwaka uvuga ko ari agashya kabonetse kuri iki kigo Seventh Party Academy muri uyu mwaka w'amashuri dusoje kandi ugiye gutangira noneho mu gusoza ni iki wumva wabwira abandi babyeyi ubashishikariza kuza kwigishiriza abana babo hano muri Seventh Party Academy ndashishikariza ababyeyi kwitabira bakaza tugashyira hamwe tugafatanya n'abarezi bacu baturerera tukaba hafi y'abarezi ndetse n'abayobozi b'ikigo tugafatanya kuzamura ubushobozi bw'abana kuko biragaragara ko hari icyahindutse cyane ndetse cyane nk'uko nabivuze guhera muri 2007 ntarerera uko biri kose aho bigeze birashimisha umunyeshuri yarambwiye maîtresse toi tu ne parles pas kinyarwanda pourquoi ngo kubera iki ndavuga ikinyarwanda ndamubwira njyewe igihe bigaga ndabwo nabyumvaga arambwira ngo nitujya gusura mukecuru ngo uzabura icyo uvuga noneho ndavuga ubu rero ngiye kukiga ubwo rero y'abana batashe nanjye njya ahantu ngashaka umwarimu akamfasha kwiga ikinyarwanda muranyemerera ijambo ndisome ariko mu kinyarwanda mwumva aho ngejeje muri uyu mwanya rero tukaba turi kumwe n'umuyobozi w'ishuri
Save Sa Paroti Academy twagira ngo atangire abibwira kugira ngo anabasuhuze. Murakoze, nitwa Sœur Dafroze Nikuze Shayo, ni umubikira w'aba Sœur Palotine. Sœur directrice, kuri uyu munsi umunsi kuturana mwishimiye iki uyu munsi ko tubona ibyishimo by'abasaza? Twishimiye gusoza umwaka w'amashuri 2024 na 2025. Twishimiye nanone gusoza icyiciro cya mbere cy'injuke aricyo maternelle. Abanyeshuri bo mu wa gatatu maternelle bagiye kwimuka bagiye mu mwaka wa mbere wa primaire. Sœur directrice, mumaze igihe gito nkuko mwavuze mu ijambo mwavuze, ariko twifuza kumenya mu butumwa mwahawe hano muri iki kigo Save Sa Paroti Academy, mu nshingano mwahawe, niki mwishimira mu gihe gito muhamaze? Murakoze, mu byo nishimira nuko ibijyanye n'imirerere n'imyigire abanyeshuri babigendamo neza, tubigishije barabifata kandi bakabikunda. Ikindi nishimira nuko n'ubukorane bw'ababyeyi, ababyeyi baradufasha mu bijyanye no kurera abana babo. Ikindi nishimira nuko abana bakura neza kandi tubona ko bagenda bakura bitewe nuko tubakira kuva mu mwaka wa mbere wa maternelle kugeza aho tugeze ubu ngubu, bagenda bakura kandi biradushimisha. Mu mwanya mwakoze akarasisi, abana barasohoka tujya mu muhanda, abarezi, ababyeyi ndetse n'abashinzwe umutekano baje kudufasha. Kuki ikigo cyatekereje igikorwa nka kiriya gikora akarasisi mu muhanda? Yego murakoze, twatekereje gukora akarasisi mu muhanda kuko ikigo cyacu cyari kitazwi. Ubu ngubu twakoraga publicité kugira ngo ikigo cyacu ababyeyi bakimenye, abatuye Gikondo bakimenye, ababyeyi bazana abana baze batugana kuko ubu ngubu dufite imyanya ihagije yakwakira abanyeshuri bose ababyeyi bazana ku ishuri. Amanota mwatangarije abanyeshuri n'ababyeyi ku kigero batsinzeho kigera kuri 90%, mubona ari ibintu byiza bikwiye kwishimirwa n'ababyeyi bakwishimira ku buryo n'abifuza kuzana abana baza bakurikiye ubwo burezi n'uburere mutanga? Murakoze cyane, bijyanye n'amanota y'abanyeshuri bagenda babona n'ayo babonye uyu munsi biradushimisha kandi ni ikigero cyiza kitugezeho. Ubwo turabashimira kuko biga neza bakabifata bagatsinda neza. Ubwo n'ababyeyi tubahamagarira kuzana abana babo kuko dufite uburezi bwiza kandi bufatitse. Uburezi bwiza kandi bufatitse. Muhuye nk'umubyeyi utashoboye gukurikirana gahunda mwakoze defile mu muhanda cyangwa se utakurikira ibiganiro nk'ahangaha, ni iki wamubwira cyatuma yitabira kuzana umwana we hano? Duhuye n'umubyeyi utabashije kwitabira ibi birori, namubwira ko yatakaje ibintu byinshi, ariko nanone ngamunyuriramo muri make ibyo twabashije kugeraho uyu munsi. Mukuri uyu munsi wari umunsi w'ibyishimo, twabonye ibintu byinshi, twakoze ibintu byinshi kandi byadushimishije cyane. Ababyeyi rero turabahamagarira kuzana abana babo kuri St Vincent Paloti Academy. Nubuhe butumwa muha ababyeyi bajyanye abana mu biruhuko? Hari igihe bagera mu biruhuko ugasanga bagiye kongera gusubira mu byo bize, nubuhe butumwa mubagenera? Ubutumwa tugenera ababyeyi nuko bakomeza kurera abana neza, noneho tukaba duteganya na kampu yo mu kiruhuko kugira ngo ababyeyi babona ko batabasha kurera abana mu rugo babatuzanira tukabagumana mu kiruhuko. Ubwo message hari y'ababyeyi nuko bakomeza kujya babanyuriramo amasomo no kubibutsa ibyo bize kugira batazaza babyibagiwe no kubaha uburere bwiza buva mu muryango. Mwiteguye gute rero gutangira umwaka utaha amashuri 2025-2026? Twiteguye kuwutangira mu kwa 9. Iyi tariki izatumenyeshwa. Nitumara kuwutangira tuzataha inyubako nshasha dufite, tugiyemo n'abana ba primaire, inyubako dusanzwe dufite yigiremo abana ba maternelle na crèche. Turitegura kwakira, tuzi ko hazaza umubare mwinshi w'abanyeshuri bitewe n'ibyo dukora nuko ababyeyi batugaragariza urukundo badufitiye no kudushimira ku byo twagezeho. Murakoze.
murakoze master, murakoze kandi twifurije umugisha mu butumwa no mu nshingano mufite. Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Ifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Muraho aramutse neza. Mu izina rero rya komite y'ababyeyi, mpagaze hano imbere yanyu ngira ngo mbere ya byose twifurize ikaze abashyitsi batugendereye kuri uyu munsi. Mu by'ibihahiro byabo nabo turabashuhuje. Ndagira ngo kuri uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero ku babyeyi ndetse no ku bana bacu, ariko akarusho ni umunsi w'ibyishimo no ku barezi bacu. Mubampera amashyi. Abarezi bacu tubanje kubashimira kubw'umuhate n'ubwitange no gukora badahumeka ariko bagambiriye neza y'abana bacu. Mu by'ukuri nabo gushimirwa kandi baranabikwiye. Reka rero kuri uyu munsi tunashimire nanone ko ni ibyishimo, ni umunsi wo gushimira, ntabwo ari protokole y'amadesikuru menshi, oya, ahubwo ndagira ngo nshimire njyewe mu izina rya komite y'ababyeyi dufatikanyije hano. Reka dushimire ubuyobozi bwa paruwasi. Ubuyobozi bwa paruwasi twajyanye nabwo mu rugendo kuva umwaka w'amashuri utangiye wa 2024-2025, tujyana mu rugendo rwo kugira ngo dukomeze kwita ku burezi bw'abana bacu, dukurikirana umunsi ku wundi uburyo iki kigo cyifashe ku bijyanye n'imyigishirize, imibereho y'abana bacu hano, ndetse no kureba ibyiza byarushaho kugira ngo ishuri ritere imbere. Reka nabo tubashimira. Mu izina rya komite turabashimiye. Abo dushimira nanone ni ubuyobozi bw'ikigo. Ubuyobozi bw'ikigo murabizi, mu mwaka w'amashuri 2023-2024 butangira twari dufite umuyobozi w'ikigo washoje imirimo ye neza, aradusezera, twakira Sere Dafroze kugira ngo amukorere mu ngata. Ibyo yabikoze neza, ariko twaranibazaga ngo Sere Dafroze wivugira igifaransa gusa azavuga ngo tubyumve, ariko yababwiye intambwe amaze gutera. Burya mu Kinyarwanda
twasaga nkaho tuvugisha ikiragi, ariko twaramuhasi ikinyarwanda kugeza ubwo noneho nawe atangiye no kucyumva. Baravuga ikinyarwanda neza, communication n'abanyeshuri, iyo bashatse kuvuga igifaransa arakivuga, yashaka kuvuga n'ikinyarwanda akakivuga. Nta mubyeyi uza hano utazi indimi uhura n'ikibazo cyuko Seridafroza yaba atazi ikinyarwanda, ariko barakivuga. Ni umunyarwanda wuzuye 100%, nawe turamushimira. Nakomeze ashyireho umuhate. Wenda icyataramenya ni ya migani yacu tujya tuvuga n'ibiboneza mvugo bya bindi byacu n'ubufefeko, ariko nabyo yatangiye kubimenya. Seridafroza rero komereza aho ngaho. Turagushimiye nabo mukorana mu biro byawe, kubera ko hari ibyo twakwigiyeho byinshi muri iki gihe gito tubanye nawe. Hari byinshi namuvugaho bimaze guhindura iki kigo. Icyambere, akorana umuhate, yita ku bibazo byaba by'abanyeshuri cyangwa se by'ababyeyi. Ibyo rwose ndabizi neza 100% abikora neza. Ari communication hagati ye n'abarimu nabyo biragenda neza. Umwanya rero tukaba turi kumwe na perezida wa komite y'ababyeyi, ababyeyi barerera hano muri Saint Vincent Parouti Academy, kugira ngo tumwakire kandi anatwibwire. Muraho neza? Bakibwira abadukurikiye kugira ngo dukomeze ikiganiro tuziranye kandi bakumenye. Njyewe nitwa Sheikh Byagusetsa Selemani. Nabandi umwe mu babyeyi barera hano muri iki kigo cya Saint Vincent Parouti Academy. Akaba ari ikigo rero gifite ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya gardienne kuva ku mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Wa gatatu ni Zabonitegeka Shima Alphonse Marie. Ku mwaka wa mbere kugeza ku mwaka wa gatatu. Mubyeyi rero nk'uhagarariye ababyeyi barerera hano, uyu munsi turabona ari umunsi udasanzwe, umunsi ikigo cyateguyeho umwanya wo kwakira umusaruro abana bagize, ariko n'ababyeyi bakabitabiriye uyu muhango. Kuki akantu gashya twabonye uyu munsi bidasanzwe? Kuki ubuyobozi bw'ishuri bwo na perezida wa komite y'ababyeyi mu bifitemo uruhare mwateguye kariya karasisi? Uyu munsi birumvikana koko ni isoza by'amashuri umwaka 2024-2025. Dusanzwe tubikora buri mwaka, aho twishimira intsinzi cyane cyane ku bana barangije umwaka wa gatatu wa gardienne. Ariko kuri uyu munsi byabaye akarusho. Kuki ako karusho nyine uyu munsi? Akarusho twashatse kwereka abaturage batuye mu karere ka Kicukiro wa kabiri ndetse n'ahandi mu turere tudukikije, Iyizere Byiza Keila kiriho, Iyizere Byiza Keila ntabwo bari bakizi, 89%, kandi gifite n'ubuzima, kikaba gitanga n'uburezi bufite ireme. Twagerageje rero cyangwa se twifuje ko kuri uyu munsi abana bacu mu byishimo bafite bagomba kurenga imbibi z'iki kigo, bakagaragaza ibyishimo byabo, bagasohoka bakajya mu muhanda, bakagenda bafite n'abaherekeje. Urabona ko fanfari zari ziri imbere. Tukagira nanone ni ibintu bitari bisanzwe, aho ababyeyi nabo bajya mu karasisi. Ubwo rero kuri uyu munsi urumva ko wari umunsi w'ibyishimo kandi wateguwe neza. Ababyeyi byarabashimishije, ahubwo nibi byakozwe byo kujya mu muhanda ababyeyi byabatunguye kuko ntabwo bari basanzwe babizi. Ubwo rero ubuyobozi bw'ikigo bufatanyije na komite y'ababyeyi icyo kintu twakizeho.
turavuga tuti reka dusohoke tujye hanze n'abantu batubone wenda biratubera ko biba no mu buryo bwo kumenyekanisha neza ikigo cyacu kuko dufite ibigo byinshi bidukikije hano b'abaturanyi barahari ariko turavuga tuti oya abana bacu reka tubashyire ahagaragara n'ababyeyi batari babizi ko hano hari ikigo babisobanukirwe neza kandi mu by'ukuri koko ni ikigo cyiza kuko n'ubundi umwaka utaha hari ibyo twitegura gukora kandi byiza cyane bizashimisha ababyeyi barerera mu karere ka Kicukiro ndetse no mu karere ka Nyarugenge duhana imbibi mukaba ukugiye na komite y'ababyeyi barera hano kuri Seven Star Party Academy bavuze ko ari ubwa mbere mukoze igikorwa nk'iki ngiki bigaragaza ko mwishimira uburyo uburere n'uburezi butangirwa hano mu kigo buteye kuko ntabwo bakora urugendo nka ruriya wamamaza ikigo n'uburezi bukorerwa hano utabyishimiye n'iki mwabwira wenda nk'ibintu byaba byinshi ariko by'ingenzi bavuga ati dore icyo ababyeyi bishimira mu burezi n'uburere butangirwa hano. Urakoze cyane. Mu rwego hano hatangwamo uburezi rusange, hanyuma hakazamo n'ibindi byinshi bishamikiye kuri ibyo ngibyo. Navuga ko mu burezi hano harimo akarusho ka mbere nuko ubu abana bacu baratozwa kuvuga ururimi rw'igifaransa kuva biga muri materineri bakazarinda banarangiza bari muri segonderi. Barimo gutozwa nanone ururimi rw'icyongereza. Ubundi twigaga muri systeme ya anglophone ariko ababyeyi baravuga bati bibaye byiza mwadufasha n'abana bacu bagatangira kwiadapta cyane mu rurimi rw'igifaransa. Abana rero ubu byatumye ikigo gishakisha abarimu bavuga neza igifaransa bazi kwigisha mu gifaransa baza basanga nabo twari dusanzwe dufite n'ubusanzwe bigisha neza mu rurimi rw'icyongereza. Aba bana rero bari hano urumva ko barimo kuzamuka neza. Ururimi rwo rwose bakwigamo babisobanukiwe ariko hakabaho n'akandi nubwo turi abanyarwanda ururimi rw'ikinyarwanda bararwiga hakaziramo none n'urundi rurimi rwemewe rwa East Africa Community. Ubu abana bacu barimo kwigishwa n'igiswahili. Barigisha igiswahili bazi kuvuga mu rurimi rw'igiswahili. Hari inyigisho bashobora gukurikira mu giswahili cyane cyane mu bidukikije, kumenya ubumenyi bw'ibidukikije byinshi babyiga no mu rurimi rw'igiswahili. Urumva ko rero abo bana barimo gukura neza. Ikindi cyatumye tubitekerezaho, iki kigo cyacu kibitse ibintu byinshi, harimo amabanga abantu bo hanze batazi. Ariko ubu ngubu ntabikiri ibanga, ntabwo bikiri ibanga, ariko ubu ngubu ibanga wenda nasohora nuko muri iki kigo abana bacu kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu ubu ngubu ICT barayihumeka neza. ICT ku bana ikoranabuhanga, abana baregera mashine bakamenya kuyatsa bakamenya no kuyikoresha. Hari n'abazi kwiyandikira rwose bakandika ku buryo abantu ubu ngubu ushobora no kuvuga ngo tunganya birote, andika birote, akayidekora akayigira neza, umwana akayisohora. Urumva ko rero bageze cyane mu ikoranabuhanga. Hakabamo n'ikindi cya wenda navuga cyo ku ruhande, ubu abana bazi bakora ibintu by'imiziki, bazi no kuririmba, bazi no kubyina, doko ibintu by'umuco nyarwanda nk'uko wabibonye. Abana hano barabitozwa bakiga umuco nyarwanda ko abantu babyinaga kera, bakiga uburyo intore zabyinaga. Ibi byose hano bagira umwanya wo kubibigisha. Urumva ko rero ako ni akarusho. Abanyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Dukurikije rero ubwo burere bahabwa hano, kandi tukaba tuzi n'umuryango nyarwanda uko uteye muri iki gihe cyane cyane cy'iterambere. Tuzi ko akenshi umwana ava ku ishuri yagera mu rugo ugasanga yadakurikiranywe ni wa mwana usubira
kwa kundi mu muryango ugasanga wenda n'ibyo yizera byibagiwe. Ni iki mukora kugira ngo ibyo ahabwa hano ku ishuri bitapfa ubusa bitibagirana? Murakoze cyane. Hano kuri iri shuri abarezi bacu batojwe guha abana bacu umukoro nibura 3 cyangwa se 4 mu cyumweru. Ibyo yize hano n'ubusanzwe atahanamo umukoro. Yagera mu rugo twatoje ababyeyi ababishoboye gufasha abana kubafasha muri uwo mukoro, si ukubakorera ahubwo n'ukure ku mwana agakora, yabona ko hari aho arimo kugenda anyerera cyangwa se hari ibyo agenda yibagirwa, umubyeyi akaba yamufasha. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, habaho uburyo tuteganya mu minsi itari y'amashuri kuba abana bajya baza hano. Abafite akanya, ntabwo ari itegeko, ariko nko ku cyumweru ku wa gatandatu abana bashobora kuza hano, abarimu baba bahari bakagira biriya bya coaching, bakaba bahugura abana abanyeshuri ibyo bize, bakaba babasubiriramo bakabasha gukora ibyo babona ko bakwiye kubafasha. Ibyo rero hano turabikora. Ibyo bigafasha rero umubyeyi no mu myigire ye, umwana bikamufasha kwihuta mu myigire no kurushaho gusobanukirwa ibyo yize. Mu kanya mu ijambo mwavuze mu izina ry'ababyeyi, mwashimiye cyane paruwasi ya Gikondo, muvuga ndetse ko hari ibyo bashima ababyeyi mushaka ko babyivugira. Ni iki mwashaka gutsindagira cyangwa mwashakaga kugushaho? Icyo nashaka kuvuga, kuva iki kigo cyashingwa hano kuva mu 2008 ningaho yaduhaye imiryango, ntabwo paruwasi birumvikana niyo yagizemo uruhare gushinga kino kigo, sibyo, mu rwego rwo gufasha ababyeyi mu burere bw'abana babo. Ntabwo paruwasi yari iyobowe yuko hariya haruguru hari ikindi kigo cya primaire kandi kiranahari nacyo ni cya paruwasi, ariko ifatanyamo na leta y'u Rwanda. Bituma rero iki kigo ari ikigo cyigenga ariko cya paruwasi gifashwamo n'ababyeyi. Paruwasi rero icyo tuyishimira ni ukuba iki kigo imyaka yari ibaye myinshi, kuva 2008 batangiza hano muri iki kigo. Ubundi cyari cyaratangiriye hepfo aho abana bigiraga gardienne baza kwimukira hano. Icyo tubashimira rero ni uko bumvishe ubusabe bw'ababyeyi. Ababyeyi hano abana barigaga, bagera mu mwaka wa 3 wa gardienne barangije, abana bakabura aho bimukira, kuko nta mwaka wa mbere wari uhari. Ababyeyi bagatangira gutekereza bavuga bati se ubundi aba bana bacu ko barangirije hano bazakomereza hehe? Ababyeyi bakomeje kugira ubusabe, bakomeza kwegera paruwasi no kuyisaba, basaba yuko ahangaha hatangizwa umwaka wa mbere wa primaire kuzamura. Tuza kwiganaho nabo, ariko kubera ko hari amashuri n'ubundi atarakoreshwaga makeya, turavuga tuti reka dutangirire mu mashuri ahari. Yari amashuri 2 yonyine, turavuga tuti dutangirire muri ayo, ariko tunateganya yuko abana bazakomereza hano. Ababyeyi rero bakomeje kwegera paruwasi cyane. Ababyeyi hano hakorwa inama, padiri mukuru wa paruwasi akaza hano, tukamubwira impungenge dufite n'ikibazo dufite. Arangije hashize imyaka 3 batubwira bati paruwasi irimo kubiteganya, turacyashakisha inkunga zo kugira ngo abana banyu bazabone aho bigira kandi hisanzuye. Umwaka ushize rero, burya imvugo niyo ngiro, umwaka ushize mu nama twakoze icyo gihe byari mu gihembwe cya 3, padiri aratubwira ati mu kwezi kwa 10 cyangwa se kwa ntabwo nibwo kwezi neza, ariko we yahise atubwira ati amashuri agiye gutangira. Twabonye abazubaka, twabonye n'inkunga. Ubwo ababyeyi mu bibatangarize bizakomeza, bituma birema ababyeyi agatima. None ubu ngubu urabona aho amashuri ageze, amashuri yaruzuye.
mu nama twakoranye n'ubuyobozi bwa paruwasi batubwiye ko uno mwaka abana bazigira muri aya mashuri yubatswe kandi ko n'ibikoresho bizaba birimo. Ibikoresho turavuga intebe, ibikoresho abarimu bazakenera, utubati, buri kintu, ariko hakazamo n'ikindi twishimiye. Igishya twishimiye nuko hazaba hari na restaurant yihariye y'ikigo, aho batekera abana bacu bakazajya barira hano, atari ukuvuga ngo ibiryo birava hanze baza kugemurira abana. N'ubundi twabikuraga hanze, abafatanyabikorwa b'ikigo bagatekera abana, saa yine bakaza bakabaha ibyo kurya, ariko ubu noneho azaba ari igikoni cy'ikigo, abana babasha kurya hano saa sita bakiga kugeza saa 11 abana bagataha. Amasaha yateganyijwe mu rwego rw'uburezi bazajya bayarangiriza hano yose. Ibyo bakenera byose babikorere hano, barye hano, abana baruhuke, nibarangiza bakomeza amashuri batahire rimwe. Ibyo rero bigiye kuruhira ababyeyi, kubera ko ababyeyi ariko ahangaha mu rwego rwa primaire, maternelle yo izajya ikomeza itahe saa 7 nk'uko bisanzwe, ariko primaire tugeza mu mwaka wa 4, noneho tugiye kugera mu mwaka wa 4. Abangaba barangije turabakira mu mwaka wa 2, abandi bari inyuma nabo bakomereze, abandi bagende batera imbere. Umwaka wa 4, umwaka wundi uzakurikira umwaka wa 5, udukurikiye baza barangiza primaire. Ari nako ubona nyuma bazaba bati turimo guteganya nanone ko inyubako zakwaguka zikabangara, ariko mugishimishije cyane n'icyo ngicyo ababyeyi barabyishimiye kandi bavuga ko nabo bazabigiramo uruhare. Ntabwo abana, iki ni ikigo prive kirigenga totalement ijana ku ijana, kuvuga ngo nta nkunga ya leta izamo hano, ariko turashaka gukurikiza gahunda za leta, uburyo abana baziga hano bazaba bemewe na leta. Umwaka utaha bavuga ko imurugasiyo ishobora kuboneka, kikaba ari ikigo cyemewe, abana bakazarangiza n'ubusanzwe bakora ikizamini cya leta. Nta ngingimira rero zihari. Umubyeyi uhagarariye komite y'ababyeyi, uvuze byinshi umuntu yakishimira muri iki kigo cya Seven Saints Parouti Academy, ariko sinzi niba hari utundi dushya twatuma ababyeyi bumva bangukirwa cyane no kuzana abana babo hano, atari gahunda yo kwigisha indimi, atari gahunda y'uko umwana yaba afite aho afatira ifunguro ku buryo bwose. Nta bindi gahunda wenda wavuti dore turi dushya cyangwa kandi karusho turusha ibindi bigo? Utundi dushya turahari twinshi, byinshi nari nanabivuze, ariko ubu noneho hazabaho uburyo bwa transport. Iyo transport izazana n'umushinga w'iri shuri. Mabona cyangwa bikomozaho waravuze ati amasomo azatangira ku gitondo ageze saa 11, ku mwana wavuye kure saa 11 zaba ari kera. Aho nayo ifite impungenge y'uko ngo azataha ate bwije. Ubona buze saa 11 wenda ushobora kuba saa 10 n'igice. Nk'uko ahandi hose babikora ni saa 10 n'igice, ariko kurumva ko hagati aho muri amasaha nyine y'igicamunsi, ukuvuga ngo barateganya yuko transport izaboneka. Turacyabiganiraho n'ababyeyi kuko biraterwa n'imiterere y'aha ngaha Igikondo hano. Hari abana bashobora kuza baturutse za Remera, hari abazaza baturutse muri Nyarugenge, hari n'abandi bazaza baturutse hirya no hino. Imiterere y'imihanda tuzaba y'ibikorwa remezo, icyerekezo abana bazaba baturukamo, ni naho iyo transport izajya ikora. Kubera ko ntabwo ushobora gufata imodoka yo kuyishora umuhanda utameze neza. Amahirwe rero ari kuri abo babyeyi begereye imihanda myiza, batuye neza, uburyo bazajya abana babo bava hano ku ishuri
babajyana cyo rero tuzorohereza umubyeyi wazaga buri munsi mu gitondo akazana umwana saa sita akaza kugufata cyangwa nimba afitamo babiri ugasanga nanone aragarutse nimugoroba aje gufata umwana byara akazi gakomereye urafata transport isabura. kugira ahandi usanga iyo bafite gahunda nk'iyo ngiyo kwirerera abana uzarera gutangira no hasi ukagira creche ukagira maternelle ukazamukana primaire hano nta gitekerezo nk'icyo ngicyo mwamuteganya. Iki kigo nacyo turateganya byinshi urabona ni ikigo kiracyakura kuva mu bwana gikura uko kizagenda gikura rero ni nako iterambere ryacyo rizarushaho kuko intumbero hari hano muri iki kigo ntabwo ari ukurangiriza muri primaire gusa oya ahubwo na segonderi izakomereza hano. Ababyeyi rero bazakomereza hano ni nako tuzavuga ngo ese ko segonderi imaze kuboneka hari igitekerezo gihari cyo kuba umuntu yashingana universite aba yabonetse ubwo ibyo bizaterwa n'ababyeyi kuko imbaraga z'ababyeyi baba bazafasha kuriha abo barimu abarimu bahembwa n'ababyeyi ibikoresho byose biboneka hano abana bakoresha ni ababyeyi ikigo gikenera byose ni ababyeyi biva hehe ababyeyi niyo minerivare batanga icya kabiri nako gahimbazamusyi batanga icya gatatu n'undi musanzu uzaba ukenewe uwo mubyeyi ureba iki kigo cya Sevensa Paloti. Ikibazo k'amatsiko mwana nyakubahwa muvyeyi uhagarariye abandi muvuze muri presentation mwavuze ko muri shehe ubwo n'abandi batari Kiliziya Gatolika muri Kiliziya Gatolika nabo bemeye kurerera hano. Uburezi ni kuri bose, uburezi ntabwo bureba amadini. Abayisilamu bashobora gushinga amashuri. Njyewe nari umuyobozi w'abayisilamu mu mujyi wa Kigali, nari mfite amashuri menshi nyoboye mu mujyi wa Kigali arimo za CSK arimo za Institut Islamique n'ahandi n'ahandi. Mu burezi rero nta dini ribamo, nta vangura rishingiye ku idini. Iyo kintu cyiswe uburezi kandi urabizi ko n'ibigo by'abapadiri hirya no hino mu Rwanda byigamo amadini yose, nta vangura ribamo, kimwe n'abandi bose bayashinga. Nta vangura rigomba kubaho mu burezi. Abana bose bagomba kwisanzura kuko n'uburezi kuri bose. Iyo babona uburezi kuri bose ntibivango, n'uburezi kuri bamwe, n'aba Kiliziya Gatolika se, n'abayisilamu se, n'abadivantiste se, n'abaprotesta. Oya, iyo ikintu cyiswe uburezi ni uburezi budaheza. Je ndi shehe hano, ndi perezida w'inama y'ababyeyi, sibyo? Ubuse babuze undi umukristo babiha? No, ni ukuvuga ngo ababyeyi babihisemo bangira umuyobozi wabo bashingiye ku byo babona ko twafatanya mu kurera abana hano. Nta vangura hano kwa Paloti, nta vangura. Gushimenya ko bashehe. Mu gusoza rero niki wabwira ababyeyi ubasaba? Icyo nabwira ababyeyi badukurikiye, ndabashishikariza kuyoboka iki kigo cya Sevensa Paloti. Ni ikigo mu by'ukuri njye navuga ngo ntabwo gihenze par raporo y'ibindi bigo dufite hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Aha minerivare iroroshye, wenda amafaranga ashobora kuba menshi bitewe n'ibikoresho umubyeyi asabwa. Ibyo ntabwo byitwa ko ari minerivare. Minerivare yacu ni nkeya, kwigisha umwana hano ntabwo bihenze. Ikindi ni ikigo cyiza, iki kigo cyiza pe. Ubu noneho tugiye kwigira muri etage, tugiye muri etage, n'ubutaha tuzajya mu yandi ma etage. Nuko rero bizaba icyo nabwira ababyeyi rwose, iki kigo ni icyabo, ni ikigo ababyeyi bafitemo uruhare, tubifatanyijemo na paruwasi, ababyeyi babigiramo uruhare. Ndabashishikariza rero n'abandi kuzanamwe abana babo, amadini yose, bitari ukwireba gusa ngo oya icyo tureba ni uburezi bufite ireme. Nibasanga hano kuri Sevensa Paloti twigisha neza, nibazana abana babo, tubashishikariza babanze babimenye. Nibaze turabibahamagariye, n'abandi baze bakurikire. Rwose iki kigo ni icyabo kandi ababyeyi batuye hano ni benshi,
be kujyana abana babo kure nibaze muri iki kigo barererwemo uburezi buhari turabushima kandi n'imikoranire hagati yacu na paruwasi ni myiza imikoranire hagati yacu n'ubuyobozi bw'ishuri ni bwiza cyane rwose bigiye gukorwa byose tubyumvikanaho murakoze cyane nicyo nabwira abo babyeyi nibabikore kandi babikore neza danse moderne pardon qui va commencer et nos acteurs nos actrices sont déjà là prenons presque tout pas seulement les cours de français de Kinyarwanda dans tugeze ku musozo w'ibiganiro twabateguriye uyu munsi ibirori biracyakomeza byo kwishimira uburere n'uburezi ubumenyi uburezi butangirwa hano muri iki kigo Seven Star Party Academy aho twakomeje kuzirikana ibikorwa byiza bihakorerwa tuzirikana indangagaciro zihabwa abana baharererwa dukomeje rero kubashishikariza namwe babyeyi kwitabira no kugana iki kigo Seven Star Party Academy kugira ngo abana bacu tubahe umurage mwiza tubashyire mu maboko abafasha gukura banogeye Imana banogeye n'u Rwanda mwari kumwe na Joseph Umukiza mugira umunsi mwiza uburezi ni urufunguzo rw'ubuzima bwiza Seven Star Party Academy ni ishuri rya paruwasi gatolika yitiriwe mutagatifu Vincent Paroti Igikondo riyoborwa n'ababikira b'abaparotine biyemeje gutanga uburezi bufite ireme kuko umwana wahize akurana indangagaciro za gikristo umuco n'ikinyabupfura ubwo urumva handi wajyana umwana wawe ari Seven Star Party Academy bafite amashuri atandukanye harimo amashuri abanza ndetse n'ishuri ry'incuke muri Seven Star Party Academy niho honyine umwana yigishwa umuco nyarwanda ndetse agatozwa imikino itandukanye utibagiwe ikoranabuhanga ibi byose bikorwa nyuma y'amasomo wadusanga haruguru y'umurenge wa Gikondo dufite kandi imodoka itwara abana bava ndetse bajya ku ishuri ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 03 muze tubandika imyanya itarashira kuko twatangiye kwandika abaziga muri uyu mwaka w'amashuri tugiye gutangira Seven Star Party Academy discipline amour et l'intelligence